Haleluya, ndabashoje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amahoro y'Imana nabane namwe. Bene data rero, uyu ni wa mwanya mwiza w'ikiganiro umurimo w'Imana. Tugiye kuganira ku buzima bufite intego. Reka dusenge Imana dukomeze n'ikiganiro. Data, turagushimye ko uri mwiza kandi ubereye mwiza aho gutegereje bose. Niyo mpamvu twongeye kuza muri uyu mwanya mwiza kugira ngo tuganire ku murimo wawe. Kandi data, uyu munsi turashaka kumenya neza ubuzima bukunezeza kandi bufite intego. Niyo mpamvu rero tukwemereye ngo uzubane natwe muri kino kiganiro. Reka buri muntu wese uganire nawe mu mutima wiwe ibirenze ibyo twavugira hano mu kiganiro. Data, ubimugezeho. Reka ibyo ushaka kandi ushima ukomeze kubiduhana n'abandi bose. Ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tubisenze twizeye, amen. Bene data rero, reka tuganire ku buzima bufite intego kandi bunezeza Imana. Buri muntu wese mu buzima bwiwe bwa buri munsi aba afite intego ashaka kugeraho, ibyifuzo, inzozi ziwe. Ariko uyu munsi ndagira ngo twifashishe Bibiliya turebe mbese umugambi w'Imana ni uwuhe ku gusohoza intego zacu, ku gusohoza inzozi zacu. Reka dusome mu Befeso, ibice 2. Turasoma umurongo wa 10 gusa, twumve icyo ijambo ry'Imana rivuga ku buzima bwacu ndetse n'intego y'Imana ku buzima bwacu. Turaza gusobanukirwa neza n'uburyo twagera ku ntego zacu kandi mu buryo bunezeza Imana. Reka dusome Abefeso ibice 2, turasoma umurongo wa 10. Umurongo wa 10 haranditse ngo ko turi abo yaremye, turemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Bene data rero, murumva ko dusa naho tutari turiho ariko twabayeho kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Uyu munsi ndagira ngo wemerere Imana mu buzima bwawe bwa buri munsi, mu ntego zawe za buri munsi. Wibuke ko uri uwo yaremye, ikuremeye imirimo myiza muri Yesu Kristo. Uri umuntu w'igiciro gikomeye cyane imbere y'Imana. Uri umuntu w'igitangaza, uri umuntu Imana itagira uyigereranya nawe, kuko mu bo yaremye bose nta n'umwe usa nawe. Mu bo yaremye bose nta n'umwe umeze nkawe. Niyo mpamvu uri umuntu ukomeye kandi uri umuntu utangaje imbere y'Imana. Ku buzima bufite intego rero, ubuzima bwose urimo, aho uba, aho ukorera, no muri sosiyete uhura nayo ya buri munsi, ibyo Imana nibyo yakuremeye, kuko uri uwo yaremye, ikuremeye imirimo myiza muri Yesu Kristo. Kugera ku ntego zawe biri mu by'Imana yakuremeye. Kubaho neza biri mu by'Imana yakuremeye. Guharanira amahoro, guharanira gutera imbere, guharanira kubaho mu buzima bwiza biri mu by'Imana yakuremeye. Ujya utekereza ku kubanira n'abandi, ujya utekereza ku nshingano ufite. Abantu bamwe bajya batekereza yuko umurimo w'Imana hari uburyo ukorwa, hari aho ukorerwa. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo kuko uri uwo yaremye, ikuremeye imirimo myiza muri Yesu Kristo, kuva aho uba kugera aho ukorera, itorero ubarizwamo n'ibindi byose,
ni ishusho nziza yo gusohoza umugambi w'Imana ku buzima bwawe, kandi mwiza utandukanye n'uw'abantu bakubonamo, n'imbaraga abantu bakubonamo, kuko umuntu uwo ari we wese ashobora kukurebera mu ishusho y'aho uba, ibyo ukora, amashuri wize n'ibindi byose bigaragara. Ariko Imana, kuko hari ubundi buzima yakuremeye, hari ubundi buryo yakuremyemo kandi butangaje, nicyo cyatumye yandika aya magambo. Pawulo yandikira bano Baroma, Abefeso, arababwira ngo muri abo yaremye, ibaremeye imirimo myiza muri Yesu Kristo. Bisa naho yari babwiye ngo mugende mukore imirimo myiza yose ishoboka, ibyo mushoboye gukora byose mubikore, kugira ngo munezeze umuremyi wanyu. Mbese wabasha ute kugera ku ntego zawe utemereye Imana ngo ibane nawe? Wabasha ute kugera ku nzozi zawe utemereye Imana ngo ibane nawe? Uyu munsi ndashaka ko uzagera ku ntego zawe, nibyo ndi kugusabira, ariko mu buryo bunezeza Imana. Uyu munsi ndagira ngo wemere Yesu akuyobore muri gahunda zawe za buri munsi, mu bikorwa byawe bya buri munsi, ndetse no mu ntekerezo zawe aba ari uganza, kugira ngo intego zawe zose uzazigereho ariko ziyobewe n'Imana, zinezeza Imana. Abantu nibabona imirimo y'amaboko yanyu bahindukirira umwami wanyu. Bene data, iki ni igice cya mbere, tuzaganira mu gice cya kabiri turebera hamwe noneho umugambi w'Imana mu gusohoza intego zacu. Tuzarebera hamwe umugambi w'Imana mu gusohoza intego zacu. Reka dusubikire aha ngaha, tuzakomeze ubutaha tuganira ku mugambi w'Imana ku gusohoza intego zacu. Uyu munsi reka dusubikire aha, reka dusenge Imana. Uwiteka Mana yacu, turagushimye ko tubanye nawe muri uyu mwanya mwiza, kandi umwanya w'igiciro, umwanya wo kwibuka ko turi abantu batangaje, uturemeye imirimo myiza muri Yesu Kristo, ukongera kutwibutsa ko hari icyo waturemanye, ukongera kutwibutsa ko waturemye kugira ngo dusohoze umugambi wawe. Niyo mpamvu nsabiye buri umwe wese kugira ngo umugenderere, uvugane n'umutima we kurusha ibyo tuvugiye hano mu kiganiro, kandi ukomeze kumwubaka rwose, ukomeze kumuhishurira, ukomeze kumuha imbaraga, kuko Pawulo yavuze ngo dushobozwa byose na Kristo imbaraga. Niyo mpamvu rero umwanya nk'uyu tukwemereye kugira ngo uyobore ubuzima bwacu, tubeho mu buzima bufite intego ariko buyobowe nawe kandi bukunezeza. Turakwemerera rero ngo ubane natwe, ubane na bene data bose bakora iki kiganiro, kandi ubahe umugisha, umwe wese uko agushaka bari kukubona. Reka ukomeze kubana natwe, reka ubushake bwawe bukorere muri twebwe. Ngaho ngwino utegeko ganze, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.